nk'ubigezweho abana bacu ndetse n'ahandi iwacu mu Rwanda ugasanga umwana yiyambitse ubusa akigwa yerekana ubwambure bwe n'abandi bakigwa bareba ngo umuntu yabaye umusitari kubera ko yigwa yambaye ubusa bakamureba ngo umuntu yabaye umusitari ariko abantu bazi umusitari icyo ari cyo ubundi umusitari nyine ni inyenye n'umuntu abantu bakurikira kubera ibintu byiza bye none umuntu yirwa yambaye ubusa ngo yabaye umusitari kwambara ubusa se bizatugeza kuki ni yama societe ari kugenda senyuka abantu nabo aho batagize ngo ibyo bavuga ati ibintu byemewe ahubwo bati uyu muntu ni ugezweho kubera ko yigwa yambaye ubusa nta n'ikintu yamariye isi we nganga akora ubushakashatsi agira ikintu avuga ati nahimbye iyi formule ya physique nageze gute ariko kubera ko yigwa yambaye ubusa ugasanga niba abantu bahaye amashini biki byose ubwo se turagana hehe izo ni zambaraga za sekibi imbere tuzabura turakomeza muri inyigisho yacu mu guhitamo insanganyamatsiko twahiriye muri ibaruwa y'Abanyefezi aho Pawulo yavugaga ku bagomeramana ndetse navuga ko ari babandi bayoborwa n'imyuka mibi ko umwuka mwiza ni uw'Imana nyine abagomeramana rero tumaze kubonaho ibyiciro bibiri nshaka kugira ngo uyu munsi dufate icyiciro cya gatatu impamvu nahisemo inyigisho nuko muri iyi minsi nyine sekibi yakajije umurego sekibi yasabye abantu ahereye ku muhamagaro ingo abihaye Imana abona abantu sekibi ari kuviza cyane kubera ko nyine niho hasigaye byibuze n'abakristo bakanyakanya abo sekibi arabashakashaka niyo mpamvu umuntu ashatse kugira ngo tubihere imuzi twahere ku bisanzwe ubu n'umuntu ntacyo bimubwiye kandi Imana iraduha ubwenge kugira ngo tubukoreshe tumenye guhitamo icyiza tureke ikibi dukomeza noneho rimwe na rimwe n'abakoresha bwa bwenge ejo niho twayibonaga abakoresha bwa bwenge ariko bakabukoresha nabi bakabikoresha mu bibi ejo niho twavuga ku bijyanye n'abapfumu kuraguza kugira gute wenda icyo ejo ntababwiye nuko biriya bintu ari umuco hari igihe tuyibona mu giturage tukagira amayira asanzwe birakaba ibyo ariko hari igihe noneho bari abantu bakorana n'imyuka mibi koko hari abaza babeshya kugira ngo birire byandi twavuga byo kugira ngo yibonere indamu iby'abapfu biribwa n'abapfumu ariko hari n'ababikora bazi icyo bakora twigeze kuba twagiye gushyingura tubona umukecuru ariko ugifite imbaraga afata inkoni ye ayishyira mu mva ukibaza uwo muntu ashaka iki none ntimukamenye ko buriya ugirana relationship with that demons byanze bikunze abafite aho ahera ntabwo ari ibintu bipfa kwizana ahubwo bafite aho bahuriye nabyo nkuko uhura n'Imana nawe bafite aho ahurira nayo ziriya nkoni rero cyangwa ikindi kintu cyose yakoresha ubu ntanze urugero simple abantu bashobora kugeraho ariko iriya nkoni niyo bakoresha babuza kwabura muri kubyumva imyaka kuko ibifite aho ihuriye na ya mizimu cyangwa ukabona abandi bagiye mu marimbi akaba yakwemera kurarayo kubera iki ashaka guhura na za mbaraga z'abazimu erega utakwemera Imana ntekereza ko abazimu bo abenshi mu muco wacu wa Kinyarwanda abazimu bazi ko babaho kandi koko bariho ariko icyagira ngo bajye babona ko niba bemera izo mbaraga za seki bafite aho bahurira nazo bajye bemera ko n'imbaraga z'Imana ziriho akantu gato nuko izo mbaraga z'abazimu burya zitinya imbaraga z'Imana wari n'ubuhamya numvise ubwo nshatse guhera ku buhamya bw'ejo ariko ubundi inyigisho y'umunsi ntagariye ariko reka ntibabwire kugira tuvireyo rimwe nyine byari nababwiye ubuzima bucanga umuntu cyane ko burya ari nayo ntandaro yo kugira ngo abantu
bashakishe hirya no hino ubuzima yabona buranze ati hari wajya muri ibi. Noneho umukecuru wasengaga cyane, sengeraga hariya Sainte Famille, bamubwira ko yabonaga ibintu byose, akazi baramuhagaritse, abana bereka bya bizazane nk'ibyayobo, ariko akamenya ko kera iwabo hari ukuntu batsindaga ibyo bigeragezo, baraterekeraga. Burya rero ibintu umuntu yonse ni ibintu bikomeye. Yari azi ko baturanye hari ikigali ntabwo ko babayo, ariko aravuga ati ninjye dore ndi umuntu w'umukristo, ninjye ntangarugero bavuga ninjye barabimenya. Aza kumenya ko na za Muhanga iyo za Kabgayi ngo hariyo umuntu ukomeye uragura. Agiye ariko uko yakagiye agenda n'agashapure ke agafite, ndetse agenda akavuga. Burya kwa kundi mu modoka abantu bagira bimwe basakuza cyangwa se abandi bagira, ariko ku mukristo nyine hari igihe avuga ati uyu munsi nta gashapure navuze, akaba yagenda akavuga. Agezeyo wa muntu waraguraga aramureba, mu gihe atangiye bya binyugura ibyabo n'iki, ahubwo ngo akumva ari gushya, atangira kumwiruka ati mvira hano wa mukecuru, mvira hano wa mukecuru. Ati ibintu byabinyibukije, ati hari igihe nagiye gushaka, ubwo tangiye kuvugishwa, ati hari igihe nagiye gushaka imbaraga muri rya rimbi ryo hakurya ugavuga hariya za Kabgayi rya Raymond. Ati nahuriyeyo n'umugabo ufite inkota ebyiri, ati sinasubira iriya nzira. Kubera ikintu kuvuga ngo imbaraga uwo mukecuru ari kugendana zihwanye na za mbaraga, cyangwa se aho zifitanye isano na za mbaraga yahuriyemo n'iryo rimbi. Ntago amarimbi yose ntagahwana, buri wese uwo mukecuru hari indi sura byamweretse, buri wese agira ubuhamya bwe. Ubwo ni ubuhamya, ni ubuzima yahuye nabyo kuva icyo gihe yavuye aho asaba imbabazi, avuga ati kuko Imana dusenga ni Imana. Kristo Yesu akozwe. Katwikomereze rero ibyo byari uyu munsi. Icyo nshaka kugira ngo turebe, ntabwo noneho tureba kuri ibyo by'abapfumu cyangwa se kurakura cyangwa guterekera. Ibyo buri gihugu gifite uko gifite abantu nk'abo ngabo, ariko rimwe na rimwe bafite aho bahuriye n'izo mbaraga zituruka kuri sekibi. No kwitonda. Icyo dukuramo ni uko umuntu uri mu Mana ibigerageza ahura nabyo, ariko ziriya mbaraga za sekibi bavuga ngo baragutereza, ziriya mbaraga za sekibi ntizishobora kukugeraho. Ahubwo icyo abantu bagomba gutekereza no kumenya, ibigeragezo turi muri iyi si ntabwo bizabura, kereka tutayirimo na Yesu. Niyo mpamvu Yesu yahisemo inzira y'ububabare, ko ari ukugira ngo atwereke ko ububabare burashoboka, ariko inyuma yabwo hari ubundi buzima. Burya niyo mpamvu Yesu yashobora guhitamo n'indi nzira, ariko yahisemo ijyanye n'iyi si. Nta mpamvu yo guterwa ubwoba rero n'ibyo duhuramo muri iyi si, kuko amaherezo y'isi, amaherezo y'uko kubabara muri iyi si ni ku Mana. Uyu munsi turareba icyiciro cya gatatu, ndakivuga nihuta kuko n'iminota ibiri kutugendana. Icyiciro cya gatatu tubona muri iyi minsi, twabona ko hari gukoresha amayeri mu buryo bw'ibanga. Muri iyi minsi rero turi muri tekinoloji, amayeri ni menshi, ndetse iyo urebye no muri iyi minsi, wenda abantu bajya kuraguza no guterekera mu ibanga, ariko muri iyi minsi hari ibintu biri kugaragara sekibi bari gukoresha, kandi noneho bitari n'ibanga cyane ku buryo washishoza ukabibona. Wenda urugero rwa hafi, muri iyi minsi sekibi bishobora no kwifashisha abantu. Wenda dufate abasenga, dufate n'abategetsi, abo bose nta hantu sekibi iri kwifashisha, kandi ku buryo bworoshye, abantu batanagiye kure. Musigaye mwumva ibintu byateye ngo ni abanyamasengesho. Hanze aha ni icyorezo gikomeye, iki cyorezo cyo kuvuga ngo abantu n'abanyamasengesho.
kuko sekibi yabonye ko ibyo abapfumu n'iki bitakigezweho, nayo yuriye mu ntera ifata tekinoloji. Ibyo nabyo kuvuga ngo umuntu aragenda hidahera abantu bajyaga kuraguza n'icyo abantu baga bambaye ubusa bambaye nabi byo n'igiturage kiriya, ubu nayo yafashe indi ntera abantu b'abasirimu bagenda bakagusengera. Ariko muri ayo masengesho yabo mwitonde, sekibi nayo ishobora gutanga izo mbaraga, kandi koko nibyo aguhanuriye ugasanga nibyo, ariko inyuma yabyo hari imbaraga za sekibi. Ikizaba kubwira abantu nk'abo b'imyuka ya sekibi nuko mu byo bakubwira aho kugira ngo babe ibintu byo bikubaka, biba ari ibintu bigusenya, cyangwa se byanze bikunze bizagusenya, cyangwa se bigasenya umuryango. Nicyo kiranga b'abanyamasengesho b'iki gihe. Ni babandi uzasanga wenda bakubwira bati nibyo imbere aha Imana yatweretse ko ufite ikibazo, kandi ikibazo uterwa ntabwo Imana ishobora gukoresha uburyo nk'ubwo ngubwo. Ikibazo uterwa uva aho ngaho uzi ngo wahanuriwe, nyamara uva aho ngaho ujyanye umujinya. Kristo Yesu akozwe, uva aho ujyanye umujinya, ugasanga none bya bindi twita amasengesho muri iyi minsi ahubwo ni ikibazo kijyanye no guteranya imiryango. Ni babanyamasengesho uyu munsi ubona, kandi n'izo ngabire sekibi zitangaye, ariko ntabwo zitangira kubaka, zitangira kubera kugira ngo isenye. Ubwo ni urugero rworoheje ku bijyanye n'abanyamasengesho, ariko ushobora no gufatana n'ibyo twita ubutegetsi. Uzareba mu bihugu byinshi bakurikije iryo terambere n'iki, ugasanga mu mategeko batora ni amategeko ashashagirana, ariko inyuma yayo harimo gusenya. Ikintu cyitwa gusenya mu kirebe, ni naho tuhera dushishoza imbaraga zituruka ku Mana n'imbaraga zituruka kuri sekibi. Inyuma yaho hari icyo bita gusenya. None se wenda tugiye ku rugero rwa hafi, murabona nko mu mategeko agezweho mu cyitwa uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bw'abana, uburenganzira bw'umwana w'umukobwa, uburenganzira bw'iki, reka. None inyuma yabyo aravuga atari ku bundi, kubera iki umwana cyangwa se umukobwa niba yafashwe ku ngufu iyo nda ayikura, byatangiye ari gufatwa ku ngufu, ubu bigezaho n'ubu ari ubushake, niba ubishaka ayikurimo ntawazi. Noneho igihugu kikaba cyemeye ku avorotoma, gukuramo inda. Hari n'uburyo bayivuga neza ngo AVG iki, bagashaka uburyo boroshya iyo mvugo kugira ngo nibavuga gukuramo inda ni ijambo rivugitse nabi, bagashaka uburyo babivuga neza kugira ngo nuko. Kandi si icyo gusa, ubwo umuntu yatanga ingero nyinshi, nuko nta minota uzabona yesi inyuma yabyo wa muntu iryo tegeko bararyemeye, ariko inyuma y'ibyo ingaruka wa muntu azahura nabyo ziri psychologique iziki ntawe uzazitaho, ntawe uzitayeho. Ibihugu byemera ati none uburaya bwemerwe ku mugaragaro. Umuntu wakuriye muri ibyo amaherezo, reka icyo abantu batazi no kuvuga ngo ubuzima bw'umuntu bwerekeye umuntu abona umunezero anyuze mu zihe nzira. Ibi bya homosexualité byateye homosexualité ni biriya byo kuvuga ngo abakora imibonano mpuzabitsina bahuje ibitsina, ariko icyo bigamije ni ugusenya umuryango, nta kindi. Uzabona na biriya bihugu byateye imbere umuryango uri kugenda usenyuka. Ikibaje ni uko n'ibyo bihugu bikigendagenda ngo bire ko byasingira ibindi, biri gusingira iyo mico yabo, kandi ni imico yarangije gupfa. Ugasanga noneho turi koma mu nyuma, ariko abantu barangije ugiye kureba nk'abantu biyahura muri biriya bihugu byateye imbere. Bafite ibintu, bafite ibiryo, bafite amafaranga, ariko urebye umubare w'urubyiruko rwiyahura. Kubera iki? Ibi sekibi yarangije kubataka, yarangije kubavanamo umuntu n'icyizere, noneho icyanga cy'ubuzima kigatakara, cyabura bakiyahura. None natwe niho urubyiruko rwacu ruri kurebera. Ubwo ntabwo niwe mvuga abantu bari kwiruka ku bwamamare mwe mwumva ngo abasitari iki byose, abantu kugira ngo yamamare vuba. Muri minsi icyo
ibigezweho no gukurikira abantu kuri za Instagram, kureba abantu kuri za gukurikira za Twitter yabo, gukurikira make byose ibyo byose kugira ngo umuntu bamukurikire nk'ubigezweho. Abana bacu ndetse n'ahandi iwacu mu Rwanda ugasanga umwana yiyambitse ubusa akigwa yerekana ubwambure bwe n'abandi bakigwa bareba ngo umuntu yabaye umusitari kubera ko yigwa yambaye ubusa bakamureba ngo umuntu yabaye umusitari. Ariko abantu bazi umusitari icyo ari cyo. Ubundi umusitari nyine ni inyenye n'umuntu abantu bakurikira kubera ibintu byiza bye. None umuntu yirwa yambaye ubusa ngo yabaye umusitari, kwambara ubusa se bizatugeza kuki? Ni yama societe ari kugenda senyuka. Abantu nabo aho batagize ngo ibyo bavuga ati ibintu byemewe, ahubwo bati uyu muntu ni ugezweho kubera ko yigwa yambaye ubusa. Nta n'ikintu yamariye isi we nganga akora ubushakashatsi agira ikintu avuga ati nahimbye iyi formule ya physique nageze gute, ariko kubera ko yigwa yambaye ubusa ugasanga niba abantu bahaye amashini biki byose. Ubwo se turagana hehe? Izo ni zambaraga za sekibi. Imbere tuzabura n'ikintu cyagira isi akamaro kubera ko twigwa twirebera abantu bambaye ubusa gusa, ari cyo kigezweho. Sekibi ni gutya akora, bikatuhuza na cya kindi umubyeyi Bikira Mariya yavuze ngo muri itonde ubuhanuzi bw'ikibeho, muri itonde kuko ubuhanuzi buzaza mu buryo bw'ibanga. Nta kindi rero sekibi bagamije uretse guhindanya isi kugira ngo irusheho kubaho nabi. Ngaho rero abasenga musenge cyane kuko ibyo umubyeyi Bikira Mariya yaduhanuriye biri kurushaho kugaragara. Ubwo ntabwo nashatse kujya mu ngiro cyane kubera wenda iminota dufite, ariko turi kurwana urugamba rutoroshye. Ndetse abenshi nko mu rubyiruko rwacu ndi kwana n'urubyiruko ntabwo babona ko twatatswe, biteye ubwoba. Aha rero musenge cyane, wa mugani umubyeyi Bikira Mariya, musenge cyane, musenge. Nyagasani akomeza dufashe kandi aduhe imbaraga zo kurushaho gusaba. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ndagushakashaka n'umutima wanjye wose, unshisha ukubiri n'amategeko yawe yose. Amasezerano yawe nayikomeje mu mutima, ngira ngo ntagucumura. Kawe kaza, kawe yoba. Ubwo rero nsoze nshimira abakurikira iyi channel kandi bakagiraho ibitekerezo, mbabwira ngo rwose ubuhamya burakenewe, mujye mutinyuka muhamagare, mutange ubwo buhamya. Inyigisho nziza wakurikiye yafasha abantu, ushobora guhamagara ukayicishaho, kuko niyo mpamvu uru rubuga narutekereje n'abandi bose nabiganirije baravuga ati nyamara koko nibyo, akarimbo keza wumva kafasha abantu kakaba karangira abakristo. Burya ingoma y'Imana koko iba yogera hose. Tukajya dushyiraho inyigisho ijyanye na Bibiliya, kwiga Bibiliya, ibyo byose buri muri wa muhamagaro nyine ukogeza ingoma y'Imana. Ariko cyane cyane tuzirikana ko kogeza ingoma y'Imana uyakiye byanze kunze muri we atangira kuba umuntu muzima, atangira kubohoka, atangira gutsinda, atangira kumenya agaciro ke muri iyi si, ndetse na wa munezero abantu bigo baririmba, umuntu wamenye Imana byanze bikunze ku mutima we atangira kumva yifitemo wa munezero. Rega mujye mumenya ko muri iyi si turi abagenzi, twese dufite iyo tugana. Rero nsoze bifuriza umugisha w'Imana. Nomero zanjye ni 078 330 18 40, ndetse na nomero za Fratiri. Nawe hari igihe bashobora kuguhamagara ubwo bakazibona. 078 6 0 9 1 5 13.